toka satani do turamaguru ya byamatanye cameraman noneho Yesu we nese byagenze bituwe turabigenza gute cameraman ngena fatana urebera kunda so bidabimone bingiyemo mbahe nangure reka dado cameraman do toka satani muga mwacecetse tukaba mwacecetse bakamenya ibyabaye byane bari cyo babafasha muga nagezeyo ahubwo ninjiyemo dore bamatanye barimo baraboroga cyane ni wowe wabikoze toka satani ese muga witwa muganga nde harya kare guhamagara wanguye ko witwa muganga pe none se mugabo biragenda bite ko ureba bamatanye kandi noneho kuvana naho byanze n'uwantumye amaneto akaye ntayariho njya ku ruhande umva mwacecetse mukareka muganga akabafasha muceceke njye ku ruhande ntabwo bibidayimoni byabo byabafasha n'ibinjyaho ibumoso bw'igitanda aryo ubumoso nubura ubumoso ubumoso ndahagaze mukore mu gahanga inshuro 3 si mubabaze mukubitamo gake umukobwa cyangwa umuhungu umukobwa abari kwavuga umva mukobwa umva ngo babafashe ngo ngiye ukubita inshuro 3 mu gahanga ngo ujye uvuga ngo mbabarira mubyeyi mumbabarire babyeyi none se ni muga nago ibintu nibibavamo bitabivukiramo bakuramo noneho birahita bigenda bite urashaka iki ndakumva urambabaza ukandesha umutwe nawe naguhigira tega amatwi ugere ku murongo wawe nindi wakohereza aho ngaho nindi wakubwiye kuri gahunda yose neza urazana ibintu byo kuzana akavuyo nawe urava aho ngaho naguhindura ikindi kintu uhindura injangwe akakanya nkwereka muga ibyo bintu byo kumindura injangwe ugibije bite kandi igihe nta kibazo mfitanye nawe rero toza ukora ibyo nkubwiye mukore mu gahanga uvuga ati mbabarira mubyeyi ari umukobwa ubivuga mukore mu gahanga inshuro 3 ubanza ukoremo rimwe abivuge wongere bwa kabiri abivuge wongere bwa gatatu abivuge mukongo ugiye kuvuga ngo mbabarira mubyeyi uko mukoze mu ntuza ye inshuro 3 ngabo bivuga gatatu Yes, reka nizere ko umeze neza ducyana umunsi ku munsi wo ukoze subscribe no gushimira cyane aho utarayikora iyi ni umwanya kugira ngo uyikore ujyoje kwikena ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nibucece mu gace umwami w'ibyayishuwe nyuma nkokora murabizi mu bice biba bigiye bitandukanye ndabashuje aho muri mudukurikirana umunsi ku wundi ni ya mihanda cyangwa ya misozi tuba tugenda tubakurikirana inkuru ziba zigiye zitandukanye rero aha ndi mpagaze natumwe hari inkuru ngiye kubasangiza muri aka kanya ngiye kubasangiza kugira ngo
ibintu bibashe kugenda neza cyane. Ntabwo mwamperukaga muri iyi mihanda, ariko naje nje ubu ngubu aho muri mudukurikirana umunsi ku wundi, abafite inkuru cyangwa ibiganiro cyangwa muba mushaka kudusangiza stories, mushaka kudusangiza zigiye zitandukanye, muduhamagara ubundi ibintu bibasha kugenda neza, tuzisangize n'abandi bantu abadukurikiye umunsi ku wundi. Umuntu wamamagaye rero aho yari yambwiye nahageze, ariko simbanze umeze neza, umeze neza, ntabwo uhamagaye umenye uri busy, ntabwo witabye, ariko nyine ihangane umfashe nk'uko wabinyemereye. Nari maze gukoreza nimero za muzehe muganga kugira ngo akurangire ahantu bari. Ndagira ngo nawe rero uhamagare muganga akurangire, kubera ko njye bari igihe mpita mva online kubera ko mba ndi gukoresha wifi yo mu rugo, kandi iyo nsohotse hanze iva. Muhamagara akurangire, umenye ahantu bari, hanyuma ugende ubinywere nk'uko wabinyemereye. Nshaka kumenya ukuri kubera ko ndi mu gihirahiro. Hano Dubai imerereye ibintu babikomeye, ubusanga turi busy cyane. Ubuzima bwa Dubai babugoye, gusa nakagati kare wansabye nakakoherereje, ukarebe naguhaye agapapuro ka Western Union. Okay, muraza kwihanganira amajwi nyine, kandi mwabyumvise uko bari kunyobora. Navuganye n'umuntu bampaye nimero ze, anyobora ko hari inkuru ugiye kubasangiza. Wampamagaye wibera Dubai, ambwira ko hari inkuru agiye kudusangiza. Ni umugabo wampamagaye ambwira ko hari inkuru agiye kudusangiza, ngo umugore akunda kumuca inyuma cyane, none ngo hari ahantu ngo yafatiwe. Hamwe ati jya kwifatira inkuru noneho nanjye ngirebere. Uyu muntu wampaye nimero ze, uyu muganga, kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Kamera wakugenda tukagenda muhamagara n'ubundi. Kahamagare ngo ni umuganga wabikoze, bambwiye ko mpamagara. Allo? Yego. Muga. Yego, ni wa munyamakuru nanone wongeye kuguhamagara. Watumwe na wa muntu wo muri Dubai. Nari ngeze aho wambwiye ngo bari bantu, nari mpageze. Yego. Imana kumva. Vuga amagambo make, ndashaka kubanza kumenya wageze kuri cya cyapa. Yego. Wasomye byanditseho ibyo nakubwiye uko bahitura, wabonye hano haronse ibintu by'imisenyi, ahantu bameze nk'aho bari kubaka, ahantu wahabonye. Ni icyapa cya Skol nyine, ahantu bari kubaka harunze n'imicanga. Harunze imicanga cyangwa se icyo bita imisenyi. Nageza ko ibyo bintu urabizi. Niba ahantu mu biti ubona mu nkengero nyine. Wayibonye iyo misenyi? Nayibonye. Uraza gukata ibumoso bwawe. Ibumoso bw'imisenyi. Numara gukata urabona ahantu haparitse imodoka. Iyo ako gasore cyangwa se ako kagabo kaje gatwaye, urayibona ahantu iparitse iyo modoka, uri buyibone mu maso yawe, niwigira imbere gatoya. Uranyumva? Yamuzanye mu modoka. Yamuzanye mu modoka, aho bayiparitse imbere, urabona igikata ibumoso ku misenyi, ahandi agakata ibumoso urahita uyibona. Numara kuyibona urakomeza imbere y'imodoka, nagukomeze ruguru hari apartment zihari, uraca ruguru. Mu nguni ya ruguru. Ubwo ni ruguru nyine y'inyubako ihari. Ndavuga apartment, hari robine urakata ruguru. Ubwo muri make ukwata ukureba merekezo urebamo ni ibumoso nabwo. Ubwo ni ruguru y'inzu nyine, ibumoso bw'inzu. Uranyumva? None turasanga hakinguye cyangwa? Aho babera utujeje babikoze nibajya gushyira mu rufunguzo. Ikihagera wowe ubagweho nabikoze mbishaka, kuko ubwenge bwabo bwari bwayobye, nibabona bakinjiramo. Ndico nakoze no kwishimiraga amabwana bakuru, ndavuga ndabayobya kugira ngo uze kubagwaho neza, kubera ko ako gasore kari muri Dubai kari kabinsabye, karambwira ati umugore wanjye arantemukira, njya kumenya ukuri. Niyo mpamvu rero nanjye navuze ni ngomba gukoresha imbaraga amabwana bakuru ndetse n'abakurambere kugira ngo ujye gusanga mfite kamera, kandi ikindi nanone ubu se dusanze byarangiye, nimba wavuze ngo wabafatanishije tugasanga abafatanutse cyangwa bagiye muga. Reka ngende kamera twagiye.
twagiye nahangaya n'ubundi yambwiye ari yanyoboye twagiye zari ifi nziza iryoshye. hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye, aha hari amahumbezi atagira ukwasa, aho nta handi ni Amazing Beach. Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu. Amazing Beach si akabari gusa, ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu, yokejwe mu buryo bugezweho, yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri, icyanga cyayo cyo ni ntagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye, akabari gatuje gafite ibinyobwa byose, byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye, turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo, ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganira n'abo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 86 58 cyangwa kuri 0788 88 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi, ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. Okay. Komeza ugende nanjye kameramani. Genda nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Yego. Twagiye. Gwino. Singuni yambwiye nimba ari hano, nimba ari aha. Nguni yambwiye rero sinzi. Cyangwa gwino, gwino. Mfe kugira ninyoba ndagaruka. Kamera gwino. Gwino. Mfite ubwoba. Kamera magenda ndumva nifite ubwoba pe. Ibintu bye. Sinabiherukaga. Ese ko bambwiye ngo namanuza. No kujya kwibuza mu marogi byo gufata inkuru y'inyibanano. Ese umuryango umwe ibiri dore kwa mbere dukomanga dore kwa mbere cyangwa nzemerwa dore kamera ngo turebe niba tugwe tuvumbura ku bantu b'abandi ndumva bari gutaka kamera bari gutaka ngwino nkurikira umwana nkurikira n'umwana cyane hasi bageze nta nubwo banakinze nabyo ni ibihuha. Yesu we toka satani do dore amaguru ya byamatanye kameramani noneho Yesu we nese byagenze bituwe turabigenza gute kameramani kameramani ngirina fatana urebera kunda so bidabimone bingiyemo mbahe nangure reka do kamera do toka satani akuba kwa mara kubabaza so we mero kirageza ibintu rwose ntabwo bishoboka do cyaba dore byanahezemo kamera gwino rebe byahezemo mutangiye kwitana abamwana ninde wabazanye ha byose ni wowe ubundi kurengera nigendere musoma abantu neje byaje mwavananye ayiwe ndakubona nigendera ariko niwe byafatanye se wande kwe ngigendera wa mukobwa we uragira ngo umugabo wansanga nahamba byafatanye yego hagati birimo byose
byari byo kambaze wa mugabo ndabona ibi bintu ntazi byari byo cameraman mva kuvuga iki mva ko mwigenje betse se uriruhutse iki iminsi y'umujura ni 40 iminsi y'umujura ni 40 cameraman iminsi y'umujura ni 40 muga ntacecetse tukaba mwageze bakamenya ibyabaye byani bari icyo babafasha muga nagezeyo ahubwo ninjiyemo dore bamatanye barimo baraboroga cyane ni wowe wabikoze toka satani ese muga witwa muganga nde harya kare guhamagara wanguye ko witwa muganga Pepe none se mugabo biragenda bite ko ureba bamatanye kandi noneho kuvana naho byanze n'uwantumye amaneti wakaye nta yariho njye ku ruhande umva ntacecetse mukareka muganga akabafasha muceceke njye ku ruhande ntabwo bibi diamond byabo byabafata ifisha n'ibinjyaho ubumoso bw'igitanda aryo ubumoso nubura ubumoso ubumoso ndahagaze mukore mu gahanga inshuro 3 si mubabaze mukubitamo gashya umukobwa cyangwa umuhungu umukobwa abari kwavuga umva mukobwa umva ngo babafashe ngo ngiye gukubita inshuro 3 mu gahanga ngo ujye uvuga ngo mbabarira mubyeyi mu mbabare babyeyi none se ni muga nago ibintu nibibavamo bitabivukiramo bakora noneho birahita bigenda bite uranshaka iki ndakumva urambabaza ukandesha umutwe nawe ndaguhigira tega amatwi ugere ku murongo wanjye nindi wakohereza aho ngaho nindi wakubwiye kuri gahunda yose neza urazana ibintu byo kuzana akavuyo nawe urava aho ngaho naguhindura ikindi kintu uhindura injangwe akakanya nkwereka muga ibyo bintu byo kumira injangwe ugibije bite kandi igihe nta kibazo mfitanye nawe rero tuza ukora ibyo nkubwiye mukore mu gahanga uvuga ati mbabarira mubyeyi ari umukobwa ubivuga mukore mu gahanga inshuro 3 ubanza ukoremo rimwe abivuge wongere bwa kabiri abivuge wongere bwa gatatu abivuge mukongo ugiye kuvuga ngo mbabarira mubyeyi uko mukoze mu ntuza ye inshuro 3 ngabo bivuga gatatu urabona ko ari cyahindutse bararekura mufati bamba gusubira bafata kamera ntufate abantu bapaye gusa nyaboneka no kuvuga ngo rero bya namahano ibyo nabikoze kubera ko umugabo we yari yarintrabye ubwo niyo wongera ibyo ni ibyabo iby'urugo rwabo ni ibyabo ibyaho nagomba gukora n'ibyo reka mubaze umva urimva gusa muga reka mbanze nkubaze wenda ibibazo nka bitatu kugira ngo mvugishe n'uyu musore umva se buretse ubundi mukora mute izi mbaraga muzikura he ibintu byanyu ko je numiwe ni imbaraga mbarahawe n'abakurambere twaragiye tuzikora kwa basogokuruza bacu uranyumva ibyo rero nizo mbaraga niho tuzikura niyo mpamvu ubona abatukanye bose tubafasha kandi bikagenda uko bashaka uretse kugenda
ikindi kibazo ni ikihe gihutisha gifite gahunda nyinshi neretse mugabo ubundi umuntu mumuvura mukurikije iki cyangwa bigenda bite kugira uvura umuntu udahari iyo umuntu buretse biterwa naho uherereye nk'abantu bari imahanga tugusaba ifoto yonyine y'uwo muntu bitewe tugarutse kuri icyo kibazo cyazutse ngusaba ifoto yawe ndetse ugasaba umutware wawe cyangwa uy'umufasha wawe ubundi ibindi nkabikurikirana wibereye aho uri mu gihugu cyose waba uherereyemo ibindi ibi kamera se twavuye ngo uza ahangaha ibindi mukore yego muvura izihe ndwara bigenda bite abahemukiye abandi cyangwa baruza abandi cyangwa umutu n'ubutunzi urabutanga abandi bazakwibariza urakoze cyane abandi bazakwibariza ariko baza abantu uyishyire ku kiganiro ngo uburenganzira bazamamagare ibindi zabafasha uranyumva urakoze cyane sawa rero bikurikirane kandi reka ikibazo nuko cyagenze sawa mugabo urakoze cyane ibyo mbonye ndabibonye sawa vuga amagambo make bayi yego urakoze muganga arakoze yesu wa muhungu agiye munsi y'igitanda toka satani yije munsi y'igitanda kamerwa urishatse ko minsi y'igisamba ari 40 n'ubundi wafashwe do va munsi y'igitanda tuvugane ntabwo nasore ikiganiro nta kintu uriyumva gute mukore kamera nyine mbabwire oya wivuga ngo dukureho kamera uriyumva gute ubundi byagenze bite kugira ngo bigere kuvuga jewe naje ntumwe n'umugabo wangu wa Dubai ngo nze gufata ngo inkuru uwo mugabo wangu banye gute umugabo wanje nyine nago yabonaga umwanya wo kuza ngo tubonane nibwo byari bimbayeho bwari ubwa mbere nuko bwari ubwa mbere nanjye nabone iyi video urumva ari bufa mana we nanjye sinzi ariyahura none pe ari wanyine ngo mufata kuki Yesu ubonye n'imodoka aparitse hariya niba ari yawe niba ari y'abandi iriya modoka ni iyanjye none se kuki wowe wari gusambanya umugore w'abantu makuru aracitse ugize amahirwe urarekuwe none utatangiye kugira ubundi byaje bituma wumvise bimeze kugira ngo ufatane imbere yo kugira ngo ufatane byaje bitumvise kugira ngo bihite biba kuri nyine twari turi kubikora tugitangira sishyiramo bihita byanga byabaye nk'imbwa nyine kuko imbwa zigira imbwa zigira naparika imodoka yanjye harangiye nkaza asanzwe muzi mwakongeza nk'umunyamakuru asanzwe atungura abantu nk'aba ariko se mpamya namwe ubwo rero usanga ku itariki koko ngomba guhura na kiroso uyu musanzwe uzangana mwanga reka nyine gusobanurira reka amaguru bisobanurira ntabwo neza kuza gufata jewe ndaje uyu mugore aramamagara reka amagara nange imbere y'itana mbabwiye na kameramani ndi ntabwo niruka imodoka ntabwo nibugire kamera ikiganiro gishoje ahangaha iby'aba bantu inkuru yanjye nyishoje ahangaha ibyo mubonye murabibonye gishoje ahangaha reka